ngewe amafaranga yanjye ashyize muri garderobe muri dushe nta n'iminota 5 mazemo none amafaranga yanjye ndayabuze ibihumbi kuza wibaraguza uza kunya hejuru wigeze ubona amaguruka hano muvandimwe bari bamufunze ni wowe na Fabien nimwe bisambo dufitanga ureka kunya hejuru Imana reka mbabwire utandaka ejo bundi Mary yamfasha ngiye kukuvunagura none nahita nkwica mva imbere ako ntari bitu manje nango suzongera no kunya reka nkubwira akebo kaje wa mugarura niga yenda sha aribi ariko Fabien asohokanye cyana ubu yarafite amafaranga sha umuhungu wanjye arayatsindiye ndagaze ariko baraserera ntataha waraye ariko ntaribe namukize ubundi kiriya kigo cyari kiri kwishima ngo nibamujyane sha Mashira. Sema fami. Bagendere mu ngoroba. Amakuzi. Makuru neza. Warumeze utese. Bashimana. Okay. Agenda mu gake gake. Nafatishije. Kabisa. Narinje rero. Urabizi ko kuya amafaranga w'amari. Bizi tariki zageze nizere ko yaguhereza. Nafite mu natubazo duke ari nyanya amafaranga. Ahubwo itinde ejo nari kuza kukwishyuza. Reka? Oya. Zarambwiye n'ubundi niyo nziyo. Usubira inzu uzayesha kuri telefone ko nari kuyabona n'ubundi. Ndavuze ati reka magere ntande ukuntu meze. Reka twatumaranye. Nzimana n'umunsi ndwaye. Turameze neza. None se utwo tubazo turoroshye cyangwa ibibazo bikomeye cyane? Hari ibibazo by'urasanzwe. Ibibazo reka ubona nyine bidakomeye cyane. Ibibazo byose ari ibibazo nta bibazo by'abaye. Okay, noneho rero n'uburyo cyayo. Noneho rero mbere yo twavugana ibindi bintu umanzi mbwira manze gushyiraho amafaranga telefone yanjye nari ndi kubona yenda no kuzima. Sinubera ndimufite. Nimero yawe hajya niye ko ufite nimero nyinshi cyane se ndamenya ari iye. Iminani ibiri. Okay. Kawasite. Umugabo bwanjye ntidanje ntabwo wapfa kubimenya. Uzajya mu amakuru na. Reka ndamukunda niyo mpamvu. Barasaze ntago ari ugusara. Umugabo mwabyaranye umugabo mumuranye igihe kirekire reka bigoye kugira ngo mutandukane. Biterwa kubera umugabo ntabwo ari kuba ari ipantaro ari mu nzira agenda oya nuko aba ashoboye inshingano ze kugira ngo adashoboye rero ntabwo aho muri ndagerageza nyine amumvisha yuko nyine birarimo biba bitari sawa kugira ngo nyine abashe gusubira kuri uzona wahindura umuntu ungana kuri yako byarancantse ko twamenyanye dukuze twese ubwo nyine nadahinduka ubwo nyine nahinze ikiru kwanye n'ugenda bose bose yes and wapi kareka usi reka mubaze ngiye abana se ko nabari nabari kandi muri figo byashizemo nta kintu cyo kunywa kirimo pe okay abana se yangana rero cyangwa usimbuka kujya kuri boutique usanira icyo aya meze neza ngiye mvuye mu rugo nongera akakiza mu ahubwo reba kuri telefone amafaranga nyamushyiriyeho ndabona yaje Suzana utatabitangana bandi nyungu nano gushira fanta n'ukuntu agutabaye impete fanta nzayishyira utano se ndapfuye wabuze nka kandi mwaka so oya na ahubwo sireka mubazi kubera iki
igihe cyose nsanga uri kunywa utuntu n'utu nakunywa agakuma sinjye babyiguriye kubera icyo umbwiye ngo ntabwo bikureba ese iyo umuntu afite inyota ngo icyo ashaka iyo umuntu afite ese icyaka bikumara imyota nibyo nahisemo kandi ibyo nkunda aya ni amata aya ni amazi amata se nabwiye ko nayabuze amata ukunsa ndi kumva mu bazunguzayi hirya no hino akamakuru yaneye amatsiko ayahe makuru amakuru nyine yo ku bana bawe amakuru yo ku bana bawe urabona nyine hari mu isoko tuba abantu benshi cyane rero ngewe mugurije amafaranga ejo bundi nta n'amezi 6 bamara uzunguza ntutagiye no kuzunguza amagambo ndi gusunguza amagambo ayo makuru yakuye nayakuye mu bandi bantu babazunguza bagenzi banjye abana banjye babaye ikirere ahubwo mbwira abana bawe ise n'umwe cyangwa buri wese afite ise ariko ntumpaye ndi kuvugisha ukuri se n'umwe se yaba umwe babiri baba batatu bundi birabareba ubwo nawe umaze kujya mu gakungu k'abagore bo mu isoko uvuga itabareba mu bunzi iminwa gusa ariyo yirirwa siko ndi kumva birakariyemo nkaho ari ngewe wirirwa ndi kubyamamaza bo bizanye se nose nimba nkubwiye basi nka mugenzi wawe nk'inshuti yawe nkaba mbikubwiye ni ngombwa kunsubiza gutyo koko mbona waracanganyikiye mu bwongo bitewe n'ibyo bintu biri uburuko umuntu akubaza ibintu bizimuka musubiza igipfura ntabwo ari ugutuka mu rugo rwanda naje iwawe none se ayo makuru ubundi urashaka y'iki urashakira iki nk'umuntu w'inshuti yawe ndashaka kumenya ngo nanjye rega nazumva ibindi bihuha ku ruhande cyangwa nkumva ibyo wari gukomeza kuvuga kuko nkabyita ko ari ibyanyabyo njye ndashaka kunyibwirira ukuri ntatumvishije nditambukira ndigenda ndashaka ukuri kwawe naje kuri nyange ndashaka ukuri kwawe abana bawe biti base barahuje ariko nyamubona harimo abantu bose abana badasa ari ab'imibiri yombi ari ab'inzobe cyane ari ab'ibikara bameze nk'umupira wanjye ego mana yanjye kari inzobe ngari ibikara abagufi barebare njye nyine ndashaka ukuri kuvuye kuri wowe pani ibihuha byo hanze ndakamuhera ukubera kamubwiza ukuri ntuzongere n'undi munsi n'undi uzabyumva uzamuha igasopa ndiyubashye nditunze kumva abana banjye ndabatunze ntawumahira nta n'uwo ncumbikiye urumva nese uzabuza abantu kuko n'aba narababyaye kose ntabwo bibareba ntabwo wabuza abantu kuvuga igihari ikiriho kiravugwa ahubwo mbwira urabona uyu muhungu uyu mukuru baho ufite yego uriya muhungu namubyaye afite imyaka 15 akundanye n'umusore tukiri batoya rwa rukundo rw'abana turakubagana abaniyita ababyaye bawufite ndamubwira baretse tukabana abibwira iwabo barabyanga ibintu bya kera by'ufana y'ingeri mutoya bagendera mu bintu by'imidugudu intara y'iki ngo ntabwo bashingira nyine mu murenge utari uwabo ibintu nk'ibyo by'amafuti biba birarangiye nibera aho hashize igihe nibwo naje guhura n'undi mugabo turabona umwana mwiza uhura n'undi mugabo urahuye n'undi wa mbere bikanga none se wa mbere niba bari babyanze iwabo nari kubigenza gute nari kuguma ngiye nyine se waravuze ngo reka ugeragereze ubu umugabo wundi rero tuba tujyanye David ndamubona ubu ufite nawe gahunda yo kubana umva bishyushye dupanga ubukwe dupanga ibintu byose bijya kuri gahunda habura nk'ukwezi ngo ubukwe bube
baba barimutse bajya mu mahanga ndamubura pe telefone yivaho agenda agisize niba kibaho yapfuye ntabwo bizi pe yajya no kuguhamagara se ntabwo yigeze yongera kumvugisha birashoboka ko umuntu birashoboka kuko niba ntabwo bankundaga nabonaga harimo akantu pe Fani urumva rero byanjye ni inkuru ndende pe bikuganiriye bwakwira bugacya rero n'ubukungu uko byangendekeye uyu kabaka rero kabaka na Fabiye na Simiyoni nabo bose nuko byagenze ni icyo kibazo nagiye muri nacyo ariko wambabaje kurusha abandi bose ni se wa Simiyoni yaraje arankunda nagira ngo ni urukundo kumbe arimo kunyinjirira amaze kubona imitungo yanjye yose yaranyibye asiga ndi kuri 0 arakwiba byose arabimara cyose ubu n'utu duke ubona mfite yego nibyo natangiye gushaka neza nari nkize we nari mpagaze neza n'undeba uku nguku uko biragaragara cyane ariko abana banjye ikintu cyitwa barashimisha pe yego ishema nabo barakuze n'abasore ejo bazanzanira bakazana cyane rwose nta kibazo mfitanye n'abana banjye pe okay naho ubundi abagenda mu minwa y'izi karitsiye nyine nubwo hari hajemo akantu nyine ko kumbwira nabi ukumva nyine n'ubundi nshaka ukuri ukuri sibyo nari nshaka nababwiye ati nabyumva ukuri wakubonye Fani ngaho rero nawe utabusanga umugabo wawe byamasaha yagiye suda guherekeza ko twaye kandi hanze harakonje harakonje cyane yanza kwijyana nta kibazo gusa nyine ikintu narinje muri ibyo utumanye cyo kuguheza amafaranga yawe nje no kubaza ukuri kugira ngo nazagufata ukundi kuntu nakuzi turi inshuti kuva kera ukuri nuko nguhaye pe ibindi uzumva zaba ari amagambo y'abantu aho umugabo wanjye we iyo nkuru tujye tuyitaruka twigendera azagusura mu kazi uzansure mu kazi tunaganiremo gakeya turakoze bye nawe utuje cyane wihugiye gusa stress kandi byagenze bitera abantu bafite agahinda pe none biraterwa n'iki bafite rero umwana wanjye urabizi ko ntacyo ndakora kugira ngo mubeho neza urasha uburyo bwose bushoboka nkabahereza ibyo mwifuza wowe ufite akazi wakora David akora nta kibazo Simeo nawe dore ngo asigaye yarigeze ngo ashaka kujya kwiga ibyo gushushanya sinzi niba azaza ashushanya abakuru be bose sinzi ibyo ari ariko kabaka na Fabi ari abana bagiye kubusaza ese ko ntako tutabagize ngo tubagire inama nka bakuru babo nibo baba muri ibyo bwenge nibo banywa amatabi nibo bibye nibo mana kuri sigaye numva umutwe ugiye gutakara kubera bariya bana ari abana babayitesha mutwe pe sinzi ukuntu bazahinduka sinzi icyakorwa zishyura amafaranga batwara imingoro y'umuco kandi mwana we ako se nkawe mukuru wabo ubagira nama ki umva uzabaze na David n'igihe tubicaza tukabagira inama tukabereka umurongo bagomba kunyuramo ariko ntibashaka kutwumva namba ahubwo hari igihe baherutse gushaka gukubita David nuko nahageze nkahosha ariko byari bikomeye pe bariya bana mana yanjye bariya bana sinzi ikintu nabakorera pe nose
kandi nanjye pe nashaka kujya kwiga ngakomeza amashuri nkajya kwiga hanze nkazaza nkabona akazi gakomeye ngakomeza ngafasha umuryango nanjye nkagira indi mishinga nakora none ubu ngubu se ubona bigenza gute ko mbona n'amafaranga ari ikibazo dore ejo bundi buryo bona Fabien bamujyanye hano rero yego sinagurishije moto Uwa? yakoraga mu muhanda umumotari yindi yacu ngo wagurishije moto yari kuva yate ubu se iyo umureka akanagumayo wenda tukareba ko bamujyana mu kibungururamuco cyangwa se bakamujyana iwawa none wagurishije moto ubu se turabaho gute bakamujyana iwawa se gutyo umuntu yakoze ibyaha yibye ngo bamujyane iwawa none hibaze si ukumufunga akagenda akaborera hariya muri gereza moto yari dutunze ubundi yavuga none ngo waraje yarangiza urabiduhisha na akomeza David gore. ntabwo abizi Shabaraje. ntakuri pe Barabona bagiye kumusoza sigaye ndwara umutwe udakira kubera yabaje Fabi ariko sinzi kanze uraza kureba ikiri bubi kanze mbikoze David uraza kureba ikiri bubi cyangwa se muzarwana nta n'impamvu yo intambara kumutegereza y'abavandimwe hano rwose muzarwane mva mumbabarire ariko ntabwo ibaze uzazangira sitese zanyu ngerekeho Ubu se? n'uko mwarwanya ubu ngubu noneho turabaho gute uzaba mwana uzaba humura tuzabaho akabaye waramuretse cyangwa se na cyarasita bakagitwara bakabitwara byose ntabwo nareka umwana wanjye ngo ahere muri gereza sha erega mwese muri abana nuko ntazi bari barabyaye neza ariko wageze kuri Fabien na Rasta rwose wagira ngo waherekeje abandi barashungeraga ahari gusa nta kundi nyine wabigira ute se dukora twishyurira bibye kabanguye mugi ngabagize ute badutesha umutwe none ngo wagurishije moto ubuse biva n'umutwe urimo kumujya se wagurishije moto cyakora David nase dukorera urubyago mupfa kutarwana harimo umwambure umwambure rwose kurwana se kurwana ngo bitange iki kereka wabyica kabiri amafaranga yose dukora duhereza mere n'akamoto kari kadutunze ngo aragatanze kubera zirangegera kubona